reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubifurize ibihe byiza mwese aho muri ibyo mukoramo byose, mwebwe kandi mwamaze kuba mwatangira imirimo, mbifurije gukomeza kugwa neza umurimo mukore kugira ngo twiteze imbere. Nibi rero ndagira ngo ejo nabagijeho inkuru ariko y'incamugongo ibageza kugira ngo mabwire muri make ibyari bimaze kuba bigwira isi yari imaze kuba yakira ikintu kimeze nk'urubuye rukomeye cyane, ariko byari bitutse n'ubundi ku rupfu rw'umuntu ukomeye cyane witwa Papa Francis. Uyu kandi akaba yari umwe mu bantu bakomeye cyane muri iyi si, yari umwe kandi mu bavuga rikijyana muri iyi si, yari umwe kandi mu baharanira amahoro, umutekano, iterambere rya rubanda rugufiya mwese muri rusange. Aha rero uyu mugabo ubuzima bwe uko bwari buhagaze, uko bwagiye bugenda umunsi ku munsi kuva mu kwezi kwa kabiri, mu kwa gatatu, twagiye tubabwira uko yabaga yarwaye, uko yasubiraga mu bitaro undi akavayo, uburyo wasangaga ibibazo by'umubiri we mu mihumekere bikanga, ariko natwe twavuga ati reka tubagezeho amakuru mukomeze munamusabire, ariko noneho byaje kurangira n'ubundi urupfu rwe rubitswe. Benshi bavuga ati se uyu mubyeyi rwose, uyu muyobozi w'isi ubuzima bwe buzagarukira he? Nabyuka ko kugeza no gusohoka amakuru avuga ngo bamubwira ko yakegura, ariko aravuga ati nyaboneka isi yabigushije ishyano, kuko nta kuntu kiliziya yayoborwa n'abapapa bagera kuri babiri. Ubwo impamvu yavugaga ayo magambo nuko n'ubundi uwo yari yarasimbuye kuri ubuyobozi cyangwa se kuba umugaragu wa kiliziya, kuba umushumba wa kiliziya rwose yarakiriwe witwa Papa n'ubundi Benedicto wa 16 ku isa rero isaa 3:45 kuri uyu wa mbere Papa muri wa mbere wa Pasika, yego Papa Francis yasohotse mu bitangazamakuru ndetse n'ahari Vatican ko ubuzima bwe butakiri mu bazima kuri iyi si. Ku itariki ya 21 Mata 2025 nibwo inkuru y'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yamenyekanye binyuze mu itangazo ryasomwe na Kardinali Kevin Farrell, yemeza ko yaguyeho yararatuye muri Santa Marita ya Vatican. Urumva benshi babanje kugira ngo ni za nkuru zo ku mbuga nkoranyambaga cyo twita ngo ni ibihuha cyangwa se ngo ni ibivugwa, ariko nyamara byari ukuri, kuko ubwo basomaga itangazo benshi imitima yabo yabaye nk'iyo kwa kundi bavuga ngo nuko Yezu araca, benshi nabagize gutya amavi yabo baba barayaciye. Kardinal rero Kevin ndetse na Kamilengo w'ibiro bya Papa yatangaje ko uyu mushumba wa 266 wa Kiliziya Gatolika yashizemo umwuka saa 1:35, ashimanye ko Kiliziya ishima ubwitange bwe ndetse no kunoza imirimo ye mu gihe cy'ubuzima bwe ku isi, bwaranzwe kandi n'ishyaka arikwiye yarafitiye ingoro ya Nyagasani ariyo Kiliziya. Ati umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa data, bwo yavugaga ko yamaze kugera ijabiro mu ijuru. Ubuzima bwe kandi bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya muri rusange, yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'ivanjiri ndetse n'ubudahemuka no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene badafite ikirengera ndetse ni intamenyekana yazishize imbere. Twishimira kandi urugero rwiza yaduhaye nk'umwigishwa w'ukuri wa Yezu Kristo, kandi turagije roho ya Papa Francisco urukundo n'impuhwe by'Imana imwe mu butatu butagatifu. Uyu mushumba kandi usoje urugendo rwe ku isi ku myaka 88 y'amavuko, yahisemo izina ry'ubupapa rya Francis wa mbere, niryo zina yavuze ko yahisemo. Arikomeyeho kandi kuri mutagatifu Francis wasizi, wari umufaratiri wo mu Butaliyani mu kinyejana cya 12. Amazina yiswe kandi n'ababyeyi be yitwa George Morio Bergoglio. Ubwo ni amazina ye yahawe rwose hariya mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mushumba kandi wari ufite ubwenegihugu bwa Argentine,
Ubutaliyani n'ubwa Vatikani n'ubundi mu buzima bwe yashoboraga kuvuga neza indimi z'ikinya Espanye, Igitaliyani ndetse kandi n'Ikilatini kandi neza adaterwa. Izindi ndimi kandi yisangamo n'Icyongereza, Ikidage, Ikinya Ukraine, Igifaransa ndetse n'Ikinya Portugal. Ayo nizo ndimi yakundaga kuba yisangamo cyangwa se avuga. Urumva ko yaravugaga ururimi rw'Icyongereza neza, byatumaga n'ubundi yumvikana n'amahanga ku isi muri rusange. Akaba yumvikana avuga neza n'Igifaransa n'ubundi, kuko Igifaransa nacyo ni ururimi ruri ku isi kandi rukunzwe kandi ruvugwa cyane. Urumva nabyo byamufashaga kuvugwa cyane muri ibyo bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Ese ubuzima bw'uyu mubyeyi, ubuzima bwa Papa Francis, ese ubuto bwe yarabayeho gute, yagendaga ate, yavuzweho gute, n'ibiki bishobora kuba byaramuranze? Nakubwiye ngo nitwa Eric Nshimiyimana cyangwa se Bizaza. Iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ndagushimiye wowe ukomeza gukora subscribe, ugakomeza gukora share, waba uri mu Rwanda mu turere tuzi kuri 30 mu ntara zigeze kure nyine n'umujyi wa Kigali, ubwo nawe uri mu karere k'ibiyaga bigari n'ak'Iburasirazuba, u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Tanzania, Kenya, Sudani, namwe mutwumva muri kota amasimbi mumenye amakuru atandukanye, ubuzima bw'isi, amateka y'isi, ibyaranze isi n'ubuzima bw'isi muri rusange tuzabiguha umunsi ku munsi. Uyu papa rero yavukiye mu murwa mukuru wa Argentine rwose ku itariki ya 17 Ukuboza umwaka w'1936. Abyarwa n'ababyeyi b'Abataliyani bari abimukira muri icyo gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo hamwe n'abavandimwe bagera kuri 4. Bitewe nuko kandi atavukiye mu bakomeye cyane, yakuriye mu buzima bworoheje cyane. Yize amashuri mu iseminari ya Villa de Voto mbere yo kwinjira mu muryango w'Abayezuwiti mu mwaka w'1958. Yize kandi amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere kandi yuko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana muri Kiliziya. Ubwo kandi yarakiri umunyeshuri George Bergoglio cyangwa se Papa Francis yigeze gukora akazi k'uburinzi kandi anaba n'umukozi ushinzwe gukumira abateza akavuyo n'abavugira kamwe mu tubyiniro kandi hafi ye abazwi nka bonsa. Ubwo nibo babaga bari kumwe ababonsa. Rero urumva niwe niko karase cyangwa se niryo zina yari afite. Urumva nawe yabaye umuntu mu buri bwa buzima buto cyane bworoheje, kuko urumva umuryango wavukiyemo ntabwo wavukiye ahantu hakomeye. Bisanzwe bizi ko abantu b'abapapa baravukiye ahantu hakomeye cyane, mu bihugu bikomeye cyane, mu miryango n'ubundi bikomerezwa ikomeye cyane. Kuwe ubuzima bw'urumva ko bwari busa naho buri hasi cyane. Aha kandi yakundaga kubyina imbyino yamamaye cyane nka tango, yadukanye kandi n'abaturage bo muri Rio de la Plata iwabo kandi muri Argentine no muri Uruguay. Kandi mu myaka y'1880 igikorwa yifatanyagamo ndetse n'uwari umukobwa bakundanaga icyo gihe. Urumva nawe yaje kugira urukundo, yarakunzwe kandi nawe arakunda. Gusa urugendo rwa Papa Francis rwo kuba umuyobozi muri Kiliziya n'intego ze n'ubuzima bwe byatangiye ryari? Ese kugira ngo yinjire muri ibi bikorwa byo kwiha Imana ndetse no kwibuka Imana byagenze gute? Nubwo kandi byari bimeze bityo, ariko Papa Francis yari yarakuranye inzozi zo kuzaba umupadiri w'umunyezuwiti, ndetse kandi aza guhabwa ubwo busaserdoti. Yari kandi yaraharaniye kuba yakinjira muri uyu muryango. Icyo gihe kandi ubwo yahabwaga ubusaserdoti yari yaraniye kwa 16 Ukuboza mu mwaka w'1969. Nyuma kandi imyaka 9 agiye mu ishuri ry'umuryango w'abanyezuwiti bamwita Society of Jesus. Uyu muryango kandi yawinjiyemo ubwo yaratangiye imirimo ye y'ubupadiri kandi
atangira no gukundwa bitewe n'inyigisho yagiye atanga. Yagiye kandi azamuka mu ntera kugeza ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite cyangwa se w'abajesuite ku rwego rw'intara, mbere kandi yo kugirwa arkiyepiskopi wa muri Buriseli muri Ariye muri Argentine. Nawe kandi yaje kuba abyishimira kandi yumva ko inzozi ze atangiye kuzigeraho. Yanigishije kandi amasomo y'ubumenyamuntu, ubuvanganzo, iyobokamana n'andi kandi bifitanye isano mu mujyi hariya rwose muri Argentine. Kandi na Papa Francis kandi yaje kuba karidinali amugizwe kandi na Papa Yohana Paulo wa kabiri mwaka w'ibihumbi 2001. Afite kandi intego ngari zo kuvuganira abakene, gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi, kurwanya akarengane, ruswa no kwigira ndetse no kwigira amwigendaho no kwigwizwaho kandi umutungo kwa bamwe. Ibyo rwose yagiye abivuga abirwanya kuko birahari cyane muri iyi si, abigwizaho imitungo ikomeye cyane ugasanga rubanda rugufi ntabyo bafite. Umwaka kandi w'ibihumbi 2005 ubwo Papa Francis ubwo Papa Benedicto wa 16 yambikwaga ngo atangire imirimo, Papa Francis niwe wari wabaye uwa kabiri maze tariki ya 13 Werurwe mwaka 2013 nyuma yo kwegura kwa Papa Benedicto wa 16 tariki ya 28 Gashyantare mwaka 2025. Cardinal George Morio Brigo yarimitswe agirwa umushumba wa 263 wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ibyo wamenye rero kuri uyu mubyeyi wayoboraga Kiliziya Gatolika ku isi muri rusange, ubwo yaba umugabane wa Afurika n'indi migabane itandukanye hari i Burayi yose ikaba yamaze kujya mu cyunamo cy'uyu mubyeyi. Ndabyibuka no mu kanya mu masaha yatambutse no mu Rwanda bamaze gusohora itangazo rivuga ko rwose hagomba kuvugwa inzogera ku isaha imwe muri Kiliziya Gatolika zo mu Rwanda mu maparuwasi atandukanye, kugira ngo iyo nzogera n'ubundi yongere yibutse ubuzima n'akababaro itewe kubera uyu Papa Francis. Uwo kandi yaramaze guhabwa inkoni y'ubushumba, yari kandi abaye umuntu utari umunyaburayi waruhawe ubwo uwo mwanya mu myaka igera ku 1,300 yose. Papa Francis kandi yongereye ku rutonde rw'abandi bitabye Imana bakiri kuri izi nshingano. Aba kandi barimo nka Papa Yohani Paulo wa kabiri witabye Imana ubundi wari uyoboye kandi Kiliziya ubwo yagiraga ku buyobozi bwa Kiliziya mwaka 1928 kugeza mwaka 2005. Hakabona Papa Paulo wa gatandatu ubwo ni mwaka 1963 mwaka 1978. Hakaba kandi na Papa Yohani uyu nawe umwaka w'1958 mwaka 1966. Hakaba kandi na Papa Pio wa 11 nawe mu mwaka 1939 n'umwaka 1958. Aho kandi abenshi baziraga uburwayi ntibyakunze kubaho ko abari kuri izi nshingano begura, kuko ubwo Papa Benedicto wa 16 yabikoraga yarabaye uwa mbere mu myaka igera kuri 600 ubuzima bwe, maze birabaye avuga ati ngiye ntago nishoboye kuba nayobora inshingano z'umuryango wa Kiliziya Gatolika ku isi muri rusange. Rero hari byinshi Papa Francis yakoze mu gihe cye kandi n'intego ngari yaragifite, ariko ntago bigikunze ko izi ntego azigiraho. Papa Francis rero kuva yajya kuri uyu umwanya yamaze kandi gukora byinshi cyane. Uruzinduko urwa mbere akarugirira ku kirwa cya Lempusa kimwe kandi
mu byagezweho no ubukana bw'ikibazo cyabimukira rwose iki yakunze kukivuga cyane. Yaranzwe kandi no kwiyoroshya ndetse no kwicisha bugufi byagaragariye ahanini cyane ko yanze gutura mu nzu n'ubundi zibamo abantu bo ku rwego rwe hejuru cyane, nyamara kandi we agahitamo kwibera mu zisanzwe cyane kuko yumvaga n'ubundi ntacyo bitwaye kandi inshingano zo azakomeza kuzikora. Yaranzwe kandi no kuvuganira abakene ndetse n'abatagira kirengera, bigeraho kandi bamubatiza igikomangoma cy'abakene ndetse n'amahoro. Uyu mupapa yaharaniye kandi aba anashyigikira gahunda zo guhangana n'ihindagurikwa ry'ikirere. Aha kandi yahakuye ibikorwa bitandukanye kandi ibyo yagiye gukora byose byagiye bituma isi imenya ubuzima bwe kandi havuye kandi inyito ya Laudato Si cyangwa se Laudato Si yerekanaga ko ibihugu byifite kandi byigize ko nibindeba kugira ngo kumva ko ntacyo bibwiye bikwirwa bakora mu nganda zabo basohora ibyuka byangiza ikirere. Nyamaza hari ibindi bihugu cyane cyane bito bito bikiri mu nzira y'iterambere bikizamuka cyangwa se bya bihugu bifite abaturage bakennye ugasanga byo bigenderamo cyane. Ibihugu rero byagiye byigiza abantu bindeba ku ngingo y'ihindagurikwa ry'ikirere kandi ari byo bibigiramo uruhare runini cyane, ikekwa ko kandi bikatuma bo batabimenya cyangwa se ntibabyumve, kumva ko bababwira ati bikorwe gushya bakumva ko nabyo bimubwiye. Papa Francis kandi yaharaniye kiliziya ikomeye ku myemerere ndetse n'imigirire ya gikristo, ariko kandi yisanisha naho isi iri kwerekeza, aho isi yaganaga iterambere ryayo ndetse n'ibihugu bitandukanye. Yakoreshaga kandi imbuga nkoranyambaga cyane nk'urubuga rwa Twitter cyangwa se urubuga rwa X, aho yarafite kandi abamukurikira basaga miliyoni 18. Akaba kandi yaragiye akora byinshi cyane, amagambo agiye atangaza ku rubuga rwa X rukunzwe cyane muri iyi minsi. Papa Francis kandi yaharaniye ubumwe bw'amadini yahoraga kandi mu bwumvikane buke mu myaka yagiye itambuka cyane n'abo badahuje imyemerere nka Islamu, irya Kiyahudi ndetse n'abakristo ba Orthodox bo mu burasirazuba bw'isi ndetse n'abandi. Mu myaka isaga 12 yaramaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis yasuye ibihugu bigera kuri 68. Numwe kandi mu bapapa bakomeye cyane basuye banakora ingendo nyinshi cyane na hano ku mugabane wa Afurika. Minsi kandi ya nyuma y'ubuzima bwa Papa Francis ku isi byari bihagaze gute? Uyu mushumba atabarutse kandi amaze igihe ahangana n'uburwayi by'umwihariko ubw'imyanya y'ubuhumekero, impyiko ndetse n'amagufa mu buzima bwe. Yagiye kandi abagwa inshuro nyinshi kuko raporo z'abaganga zivuga ko yari asigaranye igice gito cyane cy'ibihaha kubera guhabwa, akaba kandi yanagenderaga mu kagare k'abarwayi kubera indwara y'amavi itamwemereraga guhagarara ngo ashingure igihe kirekire ndetse kandi akore n'ibikorwa bye bya buri munsi n'ingendo zitandukanye. Ibi rero yagiye abikora ariko akihangana n'uburwayi bwe bwa buri munsi. Amatariki rero yibukwa cyane mu burwayi bwe ni ya 22 Gashyantare mwaka 2025, ubwo ibiro bye byatangaje ko akomeje kurimba cyane ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Iminsi rero 38 yaramaze mu bitaro agiranye kandi n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo kandi yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristo bari bateraniye hafi yaho yarari ku ngazi yahitwa Gemeri. Yavuye kandi i Roma icyo gihe asubira i Vatican kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yarasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi agera
kuri 2. Ejo bundi rero kuri Pasika nibwo Papa Francis yagaragaye ari muri Pope Mobile, imodoka kandi yifashishwa igihe Papa ari kuzenguruka mu mbaga y'abantu benshi cyane, ndetse kandi abifuriza umunsi mwiza w'izuka rya Kristo Yezu umukiza. Mu butumwa kandi bwa nyuma yatangiye imbere y'imbaga y'abasaga ibihumbi bigera kuri 50 bari baje guhimbaza Pasika ku rubuga rwa Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umuyobozi kandi wa nyuma wahuye na Papa ni Vice Perezida n'ubundi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance, aho kandi bagiranye inama yihariye muri Santa Marita hariya i Vatican. Abayobozi kandi mu nzego zitandukanye basohoye ubutumwa butandukanye bwo kwihanganisha abakristo Gatolika gino hino ku isi muri rusange. Uhere kandi kuri uyu James David Vance bahuye bwa nyuma kandi umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, perezida wa komisiyo y'umuryango wunze ubumwe bw'Uburayi, uyu kandi minisitiri w'intebe wa Butaliyani, uyu nawe kandi yanditse ubutumwa butandukanye. Hari kandi nka perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, minisitiri w'intebe wa Ubuhinde, ndetse kandi akaba na minisitiri w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba kandi n'abandi batandukanye muri Afurika, na perezida Paul Kagame nawe kandi yanditse ubutumwa bwe kuri X yihanganisha umuryango wa Kiliziya Gatolika kubura umwepiskopi umupapa ukomeye cyane. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu nawe yanditse ubutumwa nawe abucisha ku mbuga nkoranyambaga nka X, nawe yihanganisha umuryango wa Kiliziya ndetse n'umuryango wa Papa Francis muri rusange. Uyu kandi Louise Mushikiwabo, umuyobozi w'abavuga ururimi rw'Igifaransa ku isi, nawe kandi yanditse ubutumwa butandukanye yifuriza iruhuko ridashira uyu mubyeyi. Benshi bakomeze kwibaza se hakurikiyeho iki, niki kigiye kuba muri Kiliziya? Ese muri Kiliziya muri rusange ni ubuhe buzima bugiye gukomerezaho? Ese birasaba iki kugira ngo Kiliziya ikomeze ibiho ifite amahoro n'umutekano? Ni byinshi rero biri kugenda byizwazwa, gusa iyo Papa yitabye Imana amategeko ateganya ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo haba hamenyekanye umusimbura we. Nitura kandi rikorwa mu nzira izwi nka conclave cyangwa se conclave. Ibikorwa kandi by'amatora bizatangira na misa idasanzwe yo mu gitondo. Nyuma kandi y'iyo misa azatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoke, maze kandi abakardinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma kandi y'ibyo abakardinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa se bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu mwaka w'1858. Kuri ubu kandi abakardinali 5 bahabwa amahirwe menshi cyane yo kuramutswa intebe y'ubushumba bwa Kiliziya Gatolika ku isi, ndetse no umunya Philippine Louis Antonio Tagle, Utaliyani kandi Pietro Paroli, umunya Ghana kandi Peter Luxoni, umunya Hungria Peter kandi Erido, umunya Utaliyani kandi witwa Angelo Sicora nawe arahabwa amahirwe. Papa Francis kandi niwe muntu wa mbere wo mu gice cyo hepfo ya koma y'isi wayoboye Kiliziya Gatolika, ni nawe kandi munyezuiti wa mbere wicaye kuri iyi ntebe kandi ya Mutagatifu Petero, kuko ubusanzwe Vatikani itarishaga amakinga y'abanyezuwiti. Niwe kandi muntu wa kabiri utari umunyaburayi watorewe kuyobora iyi Kiliziya rwose imwe kandi itunganye nyuma ya Papa Girigori wa gatatu wari kandi waravukiye muri Syria hariya n'ubundi mu butaka, akaba yaratabarutse mu mwaka muri 741.
ubwo kandi uwo yasembuye Papa Benedicto wa 16 yabaye umupapa wa mbere weguye nyuma y'imyaka 600, bikaba kandi byaratumye hafi ikinyacumi gishira mu busitani bw'isi bw'i Vatican. Haba kandi abapapa babiri icyarimwe ubwo Papa kandi Benedicto wa 16 yeguraga agatolika benshi bari biteze ko hatorwa umupapa ukiri muto, birangira hatowe Kardinali Kardinali Bergoglio wari ufite imyaka 70 yose. Nshuti bakunzi ba Biza TV Rwanda, ayo namwe mu mateka n'ubuzima butangaje babaje kandi bwiza bw'uyu mupapa Francis wamaze kwitaba Imana. Reka tumwifurize iruhuko ridashira namwe kandi mwese mukuru ibiganiro byacu bitandukanye bya Biza TV Rwanda. Ndabashimiye kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza. Nta yindi neguza naho